baby ukuntu nyihari ibyo mu kibuga urabizi ndetse na DJ Dinda wana ngurinda umuvuno irinda udukundi wifata ukundi kuko uryowe nahisemo uri imvura mu gihugu kirimo amapfa uri ishema ryanjye no mubaga urukerereza inyenyeri yanjye urukundo ngukunda ntiruzashira Baby come close, show me busy body I wanna hug you, love you, hug you, nyihari nzagukunda cyane baby ukundu nyihari ibyo mu kibuga urabizi ndetse na DJ That's wow 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 Bakunzi bahawe ubwenge TV turabasuhuje uyu munsi twakiriye umuhanzi mwiza cyane umuhanzi uzi kuryoshya ubuhanzi bwe amazina yanyu ni Gasatsi Nyawo Delia One Yamyo sana cyane ubusanzwe mwatangiye guhanga ryari ibihangano byanyu byibanda ku zihe ndirimbo ubundi njyewe natangiye umuziki 2019 nibwo ninjiye muri studio niho nakoze indirimbo ya mbere 2019 nkora indirimbo ubwo nari nararangiza kwiga birarangira 2020 ubwo 2019 amasomo yararangiye ubwo birangiye 2020 mba ndatujeho gato 2021 nzanzanye umuriro urakoze cyane ikinyamakuru Hawe Ubwenge TV cyagusuye kugira ngo muganire nimba atari ibanga wubatse ingaragu ese watubwiye kugira ngo nge ndi ingaragu turi ndi seriye biri serious seriye ibintu nyine mbabwiye nge ndi ingaragu ntako nakuyemo do nta kintu kiba cyagezeho niyo kagezeho uhita ubibona byiza cyane mwaturirimba nk'indirimbo n'ubwo nta bicurangisho yenda nubwo kaba nka gatoya kugira ngo abakunzi ba Ubwenge TV bamenye ibikorwa byawe ku buryo bizageraho bigatera imbere kandi turabona ukiri muto mu buhanzi wumva umaze imyaka igera hafi muri nibukije neza ningahe uyu ni umwaka wa mbere 2019 kwari kujyamo nyine ukareba ukuntu studio iba imeze just ukanimenyereza 2020 mba ndatuje ariko uyu mwaka tayari ndimo ndaza gerageza uturirimbire nk'akantu gatoya twumve nyegera nyirashyamba nanjye nzane ishyamba nyigura ayo marembo uburyo ubikora cyane biranezeza nkumva naguha byose I never know what I can do to make you my love baby wanje nkurinde ibyo byonyima yama ni wa muhanzi wanyu Gasatsi Nyawo Delia One Yamyo Soja Simba urakoze cyane impano yawe ni nziza indirimbo zirimo amoko menshi hari rumba hari slow afrobeat dancehall trap amoko menshi wowe wahisemo kurianta uwanzi bwawe mu ndirimbo z'ubu bwoko ndirimba injyana ya afrobeat ariko na rap ndayizi na bongo flavor from Tanzania ndayizi man dukurikiremo ka rap twumve akantu gato konyine ubundi man Rubavu rwanjye babarira ureke mukoreho nibishaka bibe nk'umunota umwe iyo ndebye iyo ndero nkareba noka bero mba numva nagukoraho nyemerera nkwegere nawe unyegere maze ngufiringe maze ngutacinge umve ku buryohe buba mu rukundo umve ku buryohe buba mu rukundo man this Gasatsi Nyawo Delia One wow
iyi ni Habubwenge TV iri kumwe na umuhanzi Gasatsi, ari batugeza aho impano yiwe, uburyo yayitangiye, uburyo yayiteguye, aho ayikura n'uburyo ashaka gukora ku buryo yazamuteza imbere. Utubwiye ko kandi hari n'injyana ya Tanzania, ni abaturanyi kandi n'abajyana nziza, naho duhaye nk'akantu gato cyane gato. Sifa kwa Mola wangu Maulana kwa mengi aliyofanya hadi mimi nawe kukutana kisula ya. Sijapanga kudanganya, nasema ukweli mama, kisha nakupenda sana kisura. Umesema wanipenda, ila maisha yangu maseke michicha milenda, tome yangu ya umateke yanichenga. Kila siku kilio salini nicheke, sina tenda ugali buguru ni mboga Temeke. Urakoze cyane. Twigiriye mu buzima busanzwe bw'ubuhanzi, twagira ngo tubabaze ese mwari mwabona umumanaja ku buryo abafasha kujyana neza ubuhanzi bwanyu ku murongo, ku buryo ejo bundi bwazagira akamaro? Ubu aka kanya ndi gukora njyenyine. Ndi gukora njyenyine, wenda iyo management niramuka ibonetse nayo nta kibazo, byaba ari na byiza kuko burya task zihita zigabanuka. Nibyo tubereye hano kugira ngo natwe uburyo muba mwaje ngo muduhe ikiganiro, nayo navuga ko ari ukundi kumenyekanisha ibikorwa byanyu kuri televiziyo yacu Habubwenge TV. Akandi kabazo k'amatsiko, urabona hari ukuntu igihangano muri minsi ya none aha, ibihangano twabifata nk'umutungo kamere w'umuntu. Waba uzi neza ko hari uburyo igihangano bacyandikisha muri RDB? Ubuhanzi bwawe warabwandikishije kugira ngo bugire sekirite, habe nta wakutwara ibihangano byawe? Ibyo ngibyo nibyo ndimo muri ino minsi. Ibyo byose ndimo ndabyirukamo kugira ngo mbe ndi umuhanzi ufite gahunda, uzi n'ibyo arimo. Kuko hari igihe ukora ibintu nta gahunda ufite, nta kera ugupfa guhita ukora ugashyira aho ngaho just ukumva ko nta kintu bizakomera. Ariko ibyo ngibyo ndi kubikora nko kwishimisha, kandi wakora kinyamwuga, hanyuma ukanagutunga bikamuteza imbere. Ndi kubikoraho cyane vuba aha ngaha, reka uzajye kumva wumve Butare uriho urahatwika birenze. Urakoze cyane. Nagira ngo babaze niki wabwira abakunzi ba Habubwenge TV bakumva badukurikira, urababwira iki ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe kugira ngo barusheho gushishikarizwa no kugukurikira ndetse no gukurikira ibiganiro televiziyo yacu Habubwenge TV igeza ku bayikurikira? Icyo nababwira, mureke dusapotingane twese uko dukora mu bice binyuranye. Njyewe mbakorera umuziki mwiza, mwebwe mumfashe. Niba ari igitaramo nagaragayemo muze, niba wenda ari nko ku maradiyo mudusapotinge, indirimbo zacu bagende bazikinaho ahantu hatandukanye hose bazikine. Ikindi, you have to subscribe man. Kora subscribe, ntiwibagirwe kora subscribe kugira ngo tugende tubona n'ibiganiro bimwe na bimwe bigenda bica kuri no TV yacu. Subscribe man, icyo kintu kibu aho hasi, aho hantu hari akazogera hasi iburyo bwawe, ibumoso bwawe uri kureba, ukande kuri subscribe. Ndabona ukiri mutoya, ukiri umujeni, kandi rwose Habubwenge TV irakwifuriza kuzatera imbere, ugatera imbere mu buhanzi. Ni byiza burya ubuhanzi muri iki gihe utunga abantu, uraza abasitari mu rwego mpuzamahanga, mu Rwanda se ntibibe bya bindi bya kera byo ko umuntu yakoraga ubuhanzi yishimisha. Hari n'agatekerezo
urabona tuvuye mu gihe cya covid, ahangaha mu ntara y'amajyepfo muri akarere ka Huye, sinzi niba utabona ko ari akarere karangwamo n'urubyiruko rwinshi, abanyeshuri, abarangije imirimo, abasore barangije kwiga badafite imirimo, abo bose. Nkanjye uyobora Ubwenge TV nakugira inama. Urabona uramutse ufashe nka stade Huye ukagenda, iyo management iri kubura, ukagenda hakabaho marketing, hakabaho publicity, tukavuga tuti umuhanzi Gasatsi agiye kuhagezaho igitaramo cy'indirimbo izi n'izi, kwinjira n'aya ngaya. Uratekereza ko uramutse ubikoze umufuka yakwinjira kandi ibikorwa byawe bikamenyekana? Icyo rero ni igitekerezo ngira ngo nguhe nk'umuntu ushaka kwiteza imbere mu buhanzi. Murakoze cyane, urakoze cyane kabisa. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ari abantu benshi bapfa kubitekereza, gusa ndagushimira cyane. Urumva birasaba manager, kandi aba manager barahari. Ufite impano ugomba kuyiryamisha, ugomba kuyishyira kuri televiziyo, ukashaka manager ubimanaginga, ubundi inkunga n'ibitekerezo byo rwose birahari byo gufasha gutera imbere. Akandi kabazo kihariye mu buzima busanzwe, uvuze uti jyewe ntabonye iki kintu cyo gufungura, ntanumva nta bantu ufite. Okay, jyewe Gasatsi ubundi ni umuntu vibes ziwe zihora zimeze kimwe. Ntabwo inzoga umukore cyangwa babikoze ku bushake kugira ngo inzoga zitazagutesha umurongo. Nabyo birimo. Hari ukuntu ubona ukabona kunywa inzoga hari igihe bitaba ari byiza, ntabwo byagufasha wenda kugera mu iterambere wowe ushaka. Ukavuga ati ibi ngibi I have to stop this kugira ngo ibyo napanze mbashe kubyacirininga neza. Ibyo nkunda kurya ntabwo ngorana, ibisanzwe byose ndabirya, kuko hari igihe nigeze kuburara iminsi 4 amaguru ararya nk'uwakoze urugendo, ariko niyo mpamvu ntabwo nasuzugura icyo kurya. Wenda ushobora kumbona ameze uko nguko ukavuga ati turiya muntu ngo ni uwo mumbye iki n'iki, wenda byaba byaraje ubu ntabwo niyemeye, ariko hari igihe cyageze kera nko mu myaka mfite imyaka 4 naraburaye n'abavandimwe banjye, ariko ubu ndashimira Imana yo yamfashije nyine ubu aka kanya nk'abandi kuri izi kamera n'izindi zose. Ndashimira Imana nyine yabifashijemo. Kurya byo nta kibazo kirimo, byose ndabirya. Ibyo kunywa nta kibazo kirimo, si ikintu cyitwa gusa igisindisha, iki kintu ntabwo njye ndeba. Hanyuma uracyari umujeni, ibyo byose uzageraho ushinge n'urugo, nicyo tukwifurije. Wumva n'uwe mukobwa wumva wazabure mu bitekerezo byawe uti uyu nguyu aramutse aje mu buhanzi bwanjye hari ukuntu twafatanya? Ushatse kumbaza uwo gushyira mu rugo cyangwa uwo gushyira mu rugo? Ubundi gahunda nta giko, sibyo? Ikindi cya kabiri, kugira ngo nanone ujye kubabaza umuntu w'abandi, icyo bintu urabanza ukabitekereza ukabyirinda. Ibyo bintu nta kintu nabivuga. Urakoze cyane. Hanyuma akandi kabazo, akabazo k'amatsiko, ni uwuhe muhanzi w'icyitegererezo mu buhanzi bwawe ugenderaho ukavuga uti uyu yarantambutse ahantu yageze, ndamutse ngeze ahageze byanshimisha? Hari ukuntu umuntu babyita role model, umuntu ugenderaho mu buhanzi bwawe ku buryo wavuga uti ndamutse ngeze aho yageze naba numva nishimye nkanarenzaho. Kwa kweli
Diamond Platnumz Simba yawe uriya muhanzi niyo ngiye gucika intege nibuka ibintu nyine byose yakoraga nkakubitiraho kuri Mbosso uriya n'ubundi wo muri Wasafi ibyo byose nkagenda mbishyira ku murongo nkibuka nyine nibyo by'ubuzima ubundi nibwo bumpushinga gukora cyane nibyo rwose you know kuba papa wanjye yarakoze urugendo ruva i Kigali kugera hano i Butare kubera iki kubera njyewe man ntabwo ngomba gucika intege ntucika intege ibyo bintu yakoze ari njye bikora ngo never give up ntabwo ucika intege ibyo bintu nibyo bimpa imbaraga nkabona ko byose bishoboka mu buzima. Bakunzi ba Ubwenge TV murabona ko twakiriye umuhanzi Gasatsi yatuganirije adusangiza amateka adusangiza kandi umuhanzi aho yamuvanye adusangiza kandi icyerekezo afite tujya inama twagira ngo dusoze kino kiganiro tubifuza ishya n'ihirwe ariko kandi adusozereza aduha akaririmbo gasoza ikiganiro yaba yatekerejeho kugira ngo duhore dufite amatsiko yo kumwifuza n'ubutaha azagaruke kutuganiriza. Yaman murakoze cyane. Gasatsi nyawe the Leo One Soja Simba the Fame Yamyo ayo ni amazina yanjye yose. Gasatsi nabahaye Nyirashyamba mu mezi abiri ashize ubu ndabizi ubu ngubu nibwo arimo arashira abiri. Ejo bundi ku itariki 29 nasohoye yitwa Wawa ndi kumwe na Vocal King. Shout out to Vocal King man. Ubu ikigiye gukurikiraho harakurikiraho audio na video kabisubiremo. Nasohoye yitwa Nyirashyamba tayari yageze hanze. Ejo bundi 29 z'ukwa 10 sohora iyitwa Wawa ndi kumwe na Vocal King. Much respect. Ubu ikigiye gukurikiraho ntabwo nge nzabatenguha gusa namwe muzantengura muzabimfashemo. Nzasohora ikigoma cya danje. Nimvuga ngo cya danje wumve ko ari cya danje kiri kumwe na video mu byumva. Ujya izo ngizo unazishaka ujya kuri YouTube wandikaho Gasatsi nyawe Vevo ugahita uzibona ugakanda ntibagirwe gukanda subscribe Gasatsi nyawe Vevo urebe n'ibindi. Dore nanjye nahise mbikora. Wabibonye yabikoze nawe you have to do it man. Man Gasatsi nyawe the Leo One niwe muhanzi muri kumwe right now. Gasatsi nyawe Vevo kuri YouTube niho ukura indirimbo zanjye. Ushaka no kundeba wenda ushobora kubona ngana gutya ariko ujye ubona ba Rutambi nanjye nkora siporo muri rusange zimwe zo guterura ibyuma. Ushaka kureba koko n'ibyo ndi kuvuga ari byo genda kuri Gasatsi nyawe Vevo kandi subscribe urahita ubibona. Ntubyibagirwe no gukanda kuri TV yacu right now kanda subscribe. Man kanda subscribe ntubyibagirwe. Rewind the Fame. Nyegera Nyirashyamba nanjye nzane shyamba nyingura ayo marembo. Uburyo ubikora cyane biranezeza nkumva naguha byose. I never know what I gonna do to make you my love. Baby wanjye urinde ibyo byonyima. Man kuri YouTube indirimbo nshyashya ni Wawa mfatanyije na Vocal King. Baby come cross Shombi's body. I wanna hug you, love you, hug you, nyihari. Nzagukunda cyane baby ukuntu nyihari. Byo mu kibuga urabizi ndenzaro na DJ. Let's wow. Really wow. Let's wow. Really wow. Hey. Baby come cross Shombi's body. I wanna hug you, love you, hug you, nyihari. Nzagukunda cyane baby nyiharire. London ni Jenny. Let's wow.
Really wow 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 wow. Let's wow 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 wow. Yeah man, this is Gastinho, the Leo one. Much respect. Asante sana Asante, Gasasi.